reka nkubwire muri uyu munsi dufite abayobozi bakora amakosa menshi niyo mpamvu biruga baririmba gukunda igihugu nuko bazi ko ibyo bakora ntako bihuriye no gukunda igihugu kuko ukunda igihugu hari amakosa uba utagomba gukora kuko ukunda igihugu urabanza ugakunda umwene gihugu ukamwubaha niba uri umuyobozi ukamukorera ibyo wamusezeranyije kuko uri muri uwo mwanya kubera uwo mwene gihugu uhari ariko Abanyarwanda barabibona baranabyumva niyo mpamvu urambwira abayobozi ntabwo u Rwanda muyoboye uyu munsi abantu barajijutse hari mvuga abayobozi bakunze kuvuga ngo bafite imyumvire iciriritse ngo iyo mvuga ndagira ngo babwire ko mwibeshya uwo muturage muyoboye nta kintu na kimwe atabona nta kintu na kimwe atumva kandi ngo mburire abayobozi mwihanganira umuturage ubabaye ushonje umuturage urakaye ushonje burya uwo muturage aba ari ikibazo gikomeye ku muntu uri ku buyobozi ndagira ngo sabe rwose bagerageze bafungura amarembo uyu munsi ntabwo ndi guharanira noneho gufungura urubuga rwa politike gusa maze ko nako urubuga rwa business narwo rurafunze ntabwo ni ugusaba FPR nifungura imiryango Abanyarwanda bahumeke Abanyarwanda uyu munsi bakeneye guhumeka ndagira ngo sabe FPR nitanga ubuhumekero ku Banyarwanda bari mu gihugu be kwifuza umunyarwanda kuvuza gusuka umunyarwanda ashaka kuba mu gihugu cyako akavuga ati kubera ubukene bundembeje ndasuhutse FPR ni reka Abanyarwanda bahumeke be gusukuka mwese wakurikiye Pax TV IREME News aho muri hirya no hino ku isi twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cya nonaha. Hashize imyaka myinshi Abanyarwanda batozwa ubunyarwanda, batozwa ubudasa, batozwa gukunda igihugu. Ishema ry'umunyarwanda ni kimwe mu by'indirimbo y'igihugu ivuga ngo maze ijabo ryawe riguha ijambo. Ese umunyarwanda atewe ishema no kwitwa umunyarwanda imbere mu gihugu? Ese umunyarwanda nejejwe kandi afite ishema ryo kwitwa umunyarwanda mu Uganda, muri Zaire, DRC, mu Burundi, muri Mozambique, muri Malawi, muri Afrika y'Epfo? Ishema ry'umunyarwanda imbere mu gihugu, ishema ry'umunyarwanda hanze y'igihugu, nicyo kiganiro cyacu cya nonaha. Tubaha ikaze. Abakurikiye Pax TV IREME News ijwi ry'abativugira twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu bya none aho turi kumwe na Madame Umuhoza Victoire Ingabire. Muraho neza? Muraho. Nkuko bisanzwe dusanzwe tuganira kenshi iwawe, ufite ibiro ukaba ndetse uhakira n'itangazamakuru. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ngingo y'ubunyarwanda. Kenshi abayobozi bakuru b'igihugu batoza abantu ubunyarwanda, kuba umunyarwanda, gukunda igihugu, kugira ishema ryo kuba umunyarwanda. Mu ndirimbo yubahiriza igihugu uyu munsi baravuga ngo maze ijabo ryawe riguha ijambo. Ese umunyarwanda wa none afite ijabo, anejejwe, yishimiye, ni ishema kwitwa umunyarwanda? Urakoze. Cyambere cyo nsanga ari ugutegeye kwigisha umuntu gukunda igihugu cye kuko ubundi nta muntu udakunda igihugu. Udakunze igihugu se wakunda iki? Si igihugu ni nk'umubyeyi, naho ngaho wavukiye, naho ngaho uvutse umunyarwanda. Niyo uhinda ubwene gihugu urakomeza ukitwa umunyarwanda. Umunyarwanda yo kuvuga ngo umuntu uramwigisha gukunda igihugu cye, ubundi ni ibintu byazanywe na FPR. Nta munyarwanda udakunda igihugu cye. Biriya dayeri niyo njya no kwasesengura usanga ari na igiti kisi. Ni imvugo za politiki kuko niyo ugiye mu kuri ukareba amakosa akorwa muri iki gihugu, mu by'ukuri usanga aho gukunda abantu bayakora kandi bari muri FPR ba mbere batoza abantu kwigisha gukunda igihugu, wasanga ahubwo badafite icyo kintu bavuga batagifite. Kuko ukunda igihugu urabanza ugakunda umwene gihugu ukamwubaha. Niba uri umuyobozi ukamukorera ibyo wamusezeranyije kuko uri muri uwo mwanya kubera uwo mwene gihugu uhari. Iyo rero usezeranyije umuntu kumukorera ikintu ntukimukorere kandi uri umuyobozi, ntabwo rero ahubwo kwa gukunda igihugu nyine ntacyo. Donc niyo mpamvu babiririmba, ntekereza ko uko benshi muri bo bireba bagasanga ubwo batanabikora kuko ntabwo buzuriza Abanyarwanda inshingano babemereye.
mperutse gusoma raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ukareba uburyo abantu barigisa amafaranga, ukareba uburyo ibintu bikorwa, ukavuga uti ese umuntu yaba akunda igihugu koko? Nk'iriya raporo w'umugenzuzi w'imari ikabaho ntabwo yabaho, kuko iyo umuntu akunda igihugu, nabaye mu bindi bihugu ngira n'igihe cyo gukora mu akazi, ukareba uburyo abantu bakunda, ugasanga umuntu inshingano ze arazuzuza neza uko bikwiriye, atareba ijye ku jisho, atarebye iki. Nawe hano ni ugukorera ku jisho, ubundi ugatekinika, ubundi ugakorera abanyarwanda ikintu kitari cyo. Ibyo bintu rero bikwiriye gucika. Umunsi dufite abantu benshi barimo barira, bubatse ibyumba by'amashuri batigeze bahembwa. Wambwira ko ukunda igihugu ufite amafaranga wagombaga guhemba abantu bubaka ibyumba? Ibyo byumba byari bikenewe, hari abantu bagombaga kujya kubibamo, ntabwo iby'amashuri, kugira ngo tugabanye ubucucike mu mashuri. Ugasanga ibyo byumba ntibyubatse, ababyubatse nabo ngo urabona ngo urabona ngo bajya gusa ngo nk'abariye inka, ngo ntabwo ubahemba, amafaranga ntuyabaye. Abariye inka bisobanuye ishyurwaho, ndabizi se nuko uzabibaza nk'umuntu uyobora muri Kigembe za Gisagara akazadusobanurira ibintu nyine, kuba umuntu aza kumwishyuza akamubwira ngo usa nk'uwariye inka. wa undi wahoze ari umunyamakuru, umuntu witwa Bigwi, donc abaturage barambwiye bati umuntu aramubwira ngo yitwa Bigwi nde? Yitwa Bigwi Ariyanza. Yahoze abanyakuka de Sarusi, ariko ayo ngo abantu ntibahembwa kuko basa n'abariye inka. Ese nizo bariye mu gihe cya Jenoside, nizo bariye nyuma yayo, nizihe? Uri umunyamakuru buriya wazajya kumubaza. Ariko urumva rero nk'imvugo nk'izo ntabwo ushobora kuba ukunda igihugu uri umuyobozi. Uwo muturage igihe yari kuba ari gukora mu murima we yaje gukora aho ngaho, akeneye amafaranga ngo yishyure mituweli. Ejo uzajya kumwishyuza mituweli kandi uzakora amafaranga utamuhaye. Ejo uzasanga umwana we adashobora kujya ku ishuri, umubwira ngo umwana we ntabwo kumwohereza mu ishuri, kandi cyambere rya shuri mu bucucike ntabwo byakozwe uko byagomba gukorwa, n'umubyeyi amafaranga yagombaga kumpa ntabwo wayamuhaye. Hanyuma ukatubwira, reka nkubwire, muri uyu munsi dufite abayobozi bakora amakosa menshi, niyo mpamvu birirwa baririmba gukunda igihugu nuko bazi ko ibyo bakora ntabwo bihuriye no gukunda igihugu. Kuko iyo ukunda igihugu hari amakosa uba utagomba gukora. Kuba rero umunyarwanda, ntekereza ko nta munyarwanda n'umwe utagira ishema ryo kuba umunyarwanda. Ubundi ugomba kuba ishema ry'icyuricyo ry'uwuriwe, nta muntu ugomba kugira ipfunwe ry'uko ari umunyarwanda. Nuko rero ntekereza ko umunyarwanda wese yagombye kumva aho ari, yumva afite ishema ry'uko ari umunyarwanda. Ariko iryo shema ryawe ryo kuba umunyarwanda, gerageza unakora ibintu koko bituma uhagarara ukumva wemye, uvuga uti ibyo nkora n'ibyo birankwiriye. Uvuze ku bijyanye no kuba hari abantu badahembwa muri VUP kandi bakorera igihugu ndetse batuza kugikunda, aya makuru uretse uwo Bigwi Ariyanza wivugiye ngo abadahembwa ni abasa n'abariye inka nubwo atasobanuye nk'izarizo, wowe hari ahandi yakura, hari ahandi ufite? Oya, hari n'abandi baturage baretse kuza rwose baturutse kure mu bice bya hafi y'umupaka, za Kirehe iyo ngiyo, za Nyagatare, bakaza kuvuga ati nyamuneka tuvuganiye turakora muri VUP, hanyuma barangiza bakatubwira ngo impapuro zacu ntizuzuye neza, bakongera bakadufasha ati bakadahora batuzengurutsa muri ibyo bintu. Kandi nyamara VUP tuzi ko ngo yitwa ko ari amafaranga ashyiriweho kugira ngo ateze abo bantu byiciro byo hasi kuzamuka. Neza umuntu azamuka ute? Wowe ubwawe namufasha mu gute ngo shyize muri iki cyiciro, wamara kukimushyiramo ukwirirwa umuzunguza muri administration itarangira. Ya mafaranga twadufaranga duce wagombaga kumuha utatumuha, bikarangira ntatwa hembye, ugasanga hari bamwe bahembwa abandi ntabwo bahembwa. Ibyo ni ibintu umuntu yarangiza akavuga ngo akunda u Rwanda. Niba ukunda u Rwanda, kunda buri munyarwanda kandi umuha agaciro ke, umwubahe. Ntabwo rero dufite ikibazo rwose abayobozi bakora ibyo bintu. Ndagira ngo barabimenya ko nkunda kunenga, ndabanenze. Hari ibintu abayobozi bamwe bakora bakagira ngo abanyarwanda ntabwo babibona, ariko abanyarwanda barabibona, baranabyumva. Niyo mpamvu urambwira abayobozi, ntabwo u Rwanda muyoboye uyu munsi abantu barajijutse. Hari imvugo abayobozi bakunze kuvuga ngo bafite imyumvire iciriritse, ngo iyo mvugo ndagira ngo mbabwire ko mwibeshya. Uwo muturage muyoboye nta kintu na kimwe atabona, nta kintu na kimwe atumva. Kandi ngo mburire abayobozi, mwihanganire umuturage ubabaye ushonje, umuturage urakaye ushonje, burya uwo muturage aba ari ikibazo gikomeye ku muntu uri ku buyobozi no ku gihugu muri rusange. None ngaruke ku cyo nise umunyarwanda, nagize nti indirimbo ya none ibaza igihugu iravuga ngo
maze ijabo ryawe riguha ijambo bavuga umunyarwanda ngo abakurambere intwari bitanze batizigamye, ariko iyo ugiye mu ndirimbo yubahiriza igihugu yahoze naho bavuga ngo turubumbatire mu mahoro, mu bumwe, mu bwigenge no mu bwumvikane. Ayo ni amagambo yahoze mu ndirimbo yubahiriza igihugu yahozeho kuva 1962 kugeza 2001. Naho byumvikana ko kumbatira igihugu mu mahoro, mu bumwe, mu bwigenge no mu bwumvikane ari ukugira ngo kinogere bene cyo. Ese uyu munsi wa none dufashe nayo magambo ari mu ndirimbo zubahiriza igihugu zombi zabayeho agamije ko umunyarwanda agira ishema ryo kwitwa we, umunyarwanda uri mu Rwanda ateye ishema no kwitwa umunyarwanda uri mu gihugu cye ukurikije kubona ubuzima hanze aha? Ubuzima hanze burahenze. Hari cya kibazo nari maze kuvuga cyangwa muri VIP bamaze iminsi barira badahembwa, abubatse ibyumba by'amashuri badahembwa, n'abakoze indi mirimo hirya no hino badahembwa. Ukibaza amafaranga wajya kureba mu ngengo y'imari ugasanga amafaranga yarateganyijwe, wajya kureba muri raporo y'umugenzuzi w'imari ugasanga amafaranga ntabwo yakoreshejwe uko agomba gukoreshwa. Urumva hari ikibazo gihari. Abanyarwanda barashonje ku buryo hari benshi barimo kukubwira bati twebwe tugiye gushakira amaramuko hanze. Hari n'abagiye rwose banyagenda mweze nta makuru uri tunagiye gushakira amaramuko Bugande. Doko birabaje ko uyu munsi dufite abanyarwanda barimo basohoka. Kera nkiri umwana mutoya najyaga njya kwa nyogokuru nkabona abantu batashya acanye itara akavuga ngo vuye i Bugande. Doko ukumva ko i Bugande niho abanyarwanda bajya gushakira amaramuko. N'uyu munsi abanyarwanda bafite icyo kibazo cy'ubukene buri kugenda bukabya buzamuka muri bo, akavuga ati njye gushakira amaramuko i Bugande nka bya bindi bya kera. Nubwo ko ndimo kumva iyo mvugo nk'iya kera ndi umwana biri kuntera impungenge nkavuga nti ese u Rwanda rurimo ruragana ese i Bugande barakora kuturusha? Ese ikibazo nuko abagande bakora kuturusha cyangwa ikibazo nuko twebwe n'ibyo binavuze mu kanya n'abantu dufite mu nzego z'ubuyobozi kugeza ubu ntabwo ndashobora kubyumva. Ejo bundi hari radio mperutse kumva aho bavuga ngo baba badafite ubushobozi. Donc kubera ikimenyane abantu bajya mu myanya kubera ikimenyane, noneho cya kimenyane akajyamo ariko adafite ubushobozi. Ari icyo kibazo dufite cyuko abantu bajya mu myanya nta bushobozi bafite kubera ikimenyane. Umuturage w'umunyarwanda agakene ku buryo yumva agomba gusuhukira mu Bugande. Ni ikibazo gikomeye. Abayobozi mu nzego za hejuru n'ibicare batekereze abaturage bacu be gusohoka bajya gusuhukira mu bindi bihugu, kubera ko mu Rwanda habayeho politiki nziza. Nemera ko abanyarwanda turavuga ngo igihugu cyacu ntabwo ni gitoya ariko nanone sina gitoya. Dufite politiki nziza, buri munyarwanda wese yabona umwanya wo muri iki gihugu akabona icyo akora kandi akibeshaho atagombye gusuhuka. Yesi turi muri isi ya globalization. Nishobora ko kuvuga ati ariko akajya Buganda atagiye gupagasa, ahubwo akagenda Buganda hari icyo yakoze hano mu Rwanda agiye kugicuruza i Buganda, akajya n'icyo avana i Buganda akakizana no mu Rwanda. No ko hano arimo arahunga ubukene, ahubwo ati nge mpunze ubukene buri mu Rwanda burakabije ngiye guhunga abandi. Hari ibyo ntibyitwa no guhunga, biba byabaye gusuhuka. Donc ntabwo ari guhunga mugani no gusuhuka urakoze. Hari abantu bakubwira muri business akavuga ati business mu Rwanda zikora ntabwo zigenda, ngiye kuzikorera hanze. Agira nza akavuga ati hanze zirimo biragenda. Kuki se hanze mu Rwanda nge muravuga kuba turi iki gihugu gikennye no opportunity. Donc nta mahirwe ahubwo kuko nuvuga ko nta muntu wagagombye kubura icyo akora, kubera ko turakennye. Nuvuga ko hari byinshi tugikeneye kugeraho, ariko harabura iki kugira ngo ibyo bikenewe kugerwaho tubigereho nyine, ku buryo umunyarwanda avuga ati nge ntabwo ndi bukore mu Rwanda ndajya kubikorera hanze. Dufite ikibazo. Ndagira ngo saba abayobozi b'igihugu cyacu mu nzego zo hejuru bahindura imitekerereze n'imikorere, batuma umunyarwanda yumva anejejwe no gutura mu Rwanda, atanejejwe no kuvuga ati reka nze ndebe uko ngenda ajye gusuhuka. Donc umunyarwanda w'umusema ati ashaka gusuhuka kubera ko avuga ati nta rumenero ntaho gukorera ntabwo bikunze. Ugize uti umunyarwanda uri mu gihugu imbere ntatewe ishema, ndi kuvuga amagambo nkurikije mu ncamake y'ibyo wavuze, ntatewe ishema no kwitwa umunyarwanda ukennye, ntatewe ishema no kwitwa umunyarwanda w'umushomeri, ahubwo ugasanga yifuza kujya gushakisha amahaho ahaboneka. Kandi na hano mu Rwanda ubundi dufite politiki nziza. Ntabwo umunyarwanda, hari umunyarwanda ukubwira ati njyewe mbonye urubuga rwo gukorera, mukunze kubivuga ari monopole muri business. Uko dufite monopole muri politiki niko dufite na monopole muri business, muri economy. Donc ugasanga economy ni abantu bamwe bacuruza isakari icyama gifite entreprise hirya no hino bakora mu bintu byose, udafite umuntu wo gucengezamo cyangwa niba utabarwa mu cyama ntabwo urubuze kubona umwanya, ntabwo urubuze kubona ukukora. Ugasanga uri umunyarwanda ari kuvuga ati nakora bikunze, mbonaho mu mpekera nakora. Ndagira ngo sabe
rwose bagerageze bafungura amarembo. Uyu munsi ntabwo ndi guharanira noneho gufungura urubuga rwa politike gusa, maze ko nako n'urubuga rwa business narwo rurafunze. Ntabwo ni ugusaba FPR nifungura imiryango Abanyarwanda bahumeke. Abanyarwanda uyu munsi bakeneye guhumeka, ndagira ngo nsabe FPR nitanga ubuhumekero ku Banyarwanda bari mu gihugu. Be kwifuza umunyarwanda kuvuza gusuka umunyarwanda ashaka kuba mu gihugu cye akavuga ati kubera ubukene bundembeje ndasuhutse. FPR ni reka Abanyarwanda bahumeke be gusuhuka. Hanyuma niba umunyarwanda ataterwa ishema no kuba umushoboye mu gihugu cye, no kubura imirimo mu gihugu cye, no kubaho adafite icyo kurya n'icyo kunywa, ese mu gukora business nk'uko uvuze ngo biragoye ko tubona abanyamahanga baza kuba mu Rwanda bahirwa bakakirwa nk'amata y'abashyitsi bagatera imbere ndetse bakagenda barutaka barurata. Amahirwe bafite urashaka waba ubona cyangwa se ushatse kuvuga ko atangana n'Abanyarwanda baruvukamo? Nicyo kibazo. Urabona umuntu aza gukora uruganda, sibyo, akaza agakora uruganda bakamusonera bakamubwira ati imyaka inga urabudasora umusoro, ariko umwana w'umujene urangije secondaire akabwira ati ngiye umunyarwanda akabwira ati ngiye ngiye gushyira akabutike hariya, bagahita bamubarira ibintu agomba gutanga. None ugasanga bya bintu byose bamubarira agomba gutanga bitwaye cya gishoro cye. Uwo mwana w'umujene urangije nta gishoro afite, igishoro gike yari afite, mureke abanza yashyire ku isoko, abanza yacuruze muri iyo business ye, ibanza ifatike, nimara gufatika ubona ko kuko ari cyo yinjiza ubone gutangira kumusoro. Ntabwo byumvikana jesto muko dushaka abanyamahanga tukaborohereza, ntidushaka uburyo tureka Abanyarwanda abene igihugu ngo nabo tuborohereze mu buryo bwo gukora business, nabo bazamuke bajye cyo bageraho kugeza ubwo bazajya kubona abashoramari mu bindi bihugu. Kuko ubu ngubu FPR irajya kuba umushoramari mu bindi bihugu. Ni FPR igenda ni iriya Creature Venture ijya kuba Crystal Venture ijya kuba umushoramari mu bindi bihugu. Ariko nta munyarwanda hano mu gihugu ufite urugo ngo ajya gushora amafaranga mu kindi gihugu, ahubwo agiye kuyashakisha. Urumva rero turi mu isi icuramye, ni igihugu cyacu. Niyo mpamvu ngaruka kugira ngo gukunda igihugu, niba dukunda igihugu nitubishyire mu ngiro, buri munyarwanda wese ahabwa agaciro, ahabwa umwanya wo guhumekeramo, wo gukoreramo. Ndacyari ku ishema ry'umunyarwanda, ishema ryo kwitwa umunyarwanda. Ese Abanyarwanda, are they proud to be called Rwandans here in Rwanda and out of Rwanda? Les Rwandais sont-ils fiers d'être appelés Rwandais au Rwanda et hors du Rwanda? Ni ikibazo mbaza kubera iki. Ese ugiye hanze gukorera Uganda, Burundi, Tanzania, DRC, RDC, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Mozambique, Malawi n'ahandi, iyo agezeyo yumva atewe ishema no kwitwa umunyarwanda, cyangwa agerayo akishaka kwita ikindi agahesha umunyarwanda bwe? Hari uwo tuganira ukorera mu kimwe muri gihugu, ntari buvuge mu bihugu byose umaze kuvuga, yambwira ati mpakorera mfite ubundi bwene gihugu kugira ngo nshobore gukora ntekanye, nta muntu uza kunteraho urwasirira ngo banyirukankeho bagire gute. Nacyo ni ikindi kibazo dufite, kuba Abanyarwanda n'umunyarwanda uri hanze avuga ati sintekanye, ndakora business ariko kugira ngo business yanjye igende neza nuko ngomba guhindura ubwene bw'igihugu. Urumva icyo gihe umunyarwanda ugomba kuhisha ko ari umunyarwanda kugira ngo ushobore gukora business yizere ko izagenda neza, nuko afite ikibazo. Nuko hari ikibazo cy'Abanyarwanda bari hanze batinya abandi bakubwira bati muri iyi minsi biriya bihugu bya Mozambique, biriya bihugu bya Malawi, biriya bihugu bya Zambia bakubwira ati iyo utayobotse cyama ntabwo ushobora gukora, ntibakwemerera gukora, bazana abandi bagahita baturamo amafaranga. FPR ifite amafaranga, umuntu akaza isoko wari ufite ryose bakaba bararitwaye, ugasigara ukora ubusa. Donc nibyo nabyo, donc urumva niba hano mu Rwanda business itari open, noneho n'Abanyarwanda ahandi bagiye gukorera, FPR nayo ikoherezaho umuntu wayo ufite amafaranga menshi akajya hejuru ya babandi. Dufite ikibazo, FPR niyo mvude mu kwisaba, ni mureke Abanyarwanda duhumeke, mureke Abanyarwanda bahumeke no kuri pe, mureke Abanyarwanda bahumeke kandi mutareka ngo Abanyarwanda bahumeke. Inkono ipfundikiye umwuka ugakomeza ugatumba hari amasafuriya batekamo bita casserole de pression, na amasafuriya urapfundikira noneho ibi biryo bigahoshwa n'umwuka. Ariko hari aho bigera hari agafuniko kabaho ukagomba gufungura kugira ngo umwuka usohoke. Iyo utafunguye ngo umwuka usohoke ujya kumva ibintu biraturitse ukagira ngo nka bombe bigaturika nk'igisasu wajya kora ugasanga genera bya byose byasandara. FPR rero nikomeza gupfukiranya Abanyarwanda, haba muri politiki haba muri business, bagakomeza gupfukiranya Abanyarwanda muri urubyo bikamera nk'iyo casserole de pression, umunsi umwe bizabasandarira. Ndagira ngo mbisabire FPR mwekureka ibintu bijya kure, Tumaze iminsi tuvuga tuti nyamureka Abanyarwanda
twicare hamwe nk'uko itegeko nshinga ribivuga ingingo ya 10 agace ka 6 ibibazo by'igihugu tubikemurire hamwe twice turebe ese mufunguye murasanga abandi banyarwanda barya bakabacura ku byo ariko umunyarwanda nyamara hano aho turi buri munyarwanda wese afite umwanya we afite icyo yakora kandi akabaho nta ucuza undi nta n'ubangamiye undi. None iyo uvuga uti hari abanyarwanda bakora business hanze bagahitamo kwitwa abanyamahanga bagashaka ubundi bwene gihugu cyangwa ubwene gihugu bw'icyo ngicyo barimo kugira ngo bumve batekanye, reka tutarajya kure duhere hino. Ese umunyarwanda uri i Burundi ukorerayo cyangwa utuyeyo cyangwa wigayo yishimiye anejejwe no gufata izina umunyarwanda, bati dore umunyarwanda cyariya, dore umunyarwanda yewe umunyarwanda ngwino tuganire dusangire mpereye i Burundi? Wege Burundi mu bihugu duturanyeho ni ikindi kibazo. Abanyarwanda bari barakubwira bati iyo bamenye ko umunyarwanda barakwishisha, batekereza bati uranekera ubutegetsi cyangwa se urashaka kuduteza ibibazo n'ubutegetsi bwanyu. Uvuga umunyarwanda mu bihugu duturanyeho afite impungenge zikomeye, donc navuga ko ari kugenda yububa kubera izo mpamvu n'abajya bivuga ku izina umunyarwanda mu bihugu duturanye ari ikibazo cyangwa ni igisubizo? Ni ikibazo mu bihe bihugu notama mu mazina notama Uburundi, notama Congo, RDC ho muri iyi minsi ho rwose byabaye ikibazo byazambye rwose niho byazambye ruguru Uganda. Muri ibyo Uganda naho harimo ibice bibiri ubona, hari abo Uganda bwagiye bufata ko mwebwe muranekera ubutegetsi bw'u Rwanda bakabohereza babakoreye ibyamfura mbi, hakaba n'abandi ubutegetsi buha protection burinda. No kurumva ni ikibazo. Ubundi umunyarwanda yagombye kugenda niba ajya no guhaha i Buganda asohotse ajya guhaha akagenda agahaha kongera akagaruka nta kibazo gihari, ariko kubugereyo bakagushyira muri bakagomba kugusobanura bakavuga ati uyu munyarwanda ugomba kumumenya, cyangwa se ari mu gice cy'abanekera ubuyobozi cyangwa se ari mu gice koko cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, donc ubwo nta kibazo ateye. Donc urumva ni ikibazo. None tugenda mu bihugu bya kure, aho tutarajya kure, Tanzania ho muri Tanzania abanyarwanda bariho bakubwira ko nta bibazo n'abanyarwanda bariho. Ndavuga uriyo yitwa umunyarwanda afite ishema ryo kuvuga ngo wenda umunyarwanda ndahanga ndi umunyarwanda, yigaragaza yivuga mu izina nk'umunyarwanda. Abanyarwanda bariyo tuvugana ntabwo ari benshi kandi babambira ko nta kibazo bafite n'abantu bafite imirimo baba professeur, donc nta abo ngabo n'ab'igihugu gikeneye bagiye gushakisha, abajya gushakisha baca inshuro bagira bate izina umunyarwanda riramuhahira cyangwa rimutesha ahubwo n'ibyo yagahashye? Biterwa n'igihugu kandi none ikibazo reka nkubwire, nta nubwo ikibazo uretse mu gihugu cy'u Burundi na Congo bishisha cyane abanyarwanda, nko mu bindi bihugu nka muri Zambia, Mozambique, Malawi. Abanyarwanda ndakubwira ko ntabwo ari abanyagihugu bamubuza amahoro, ni umunyarwanda ubuze undi umunyamahoro. Bya bice nyine turimo cya gice bimwe bavuga ngo hari diaspora imwe yashyizwe n'ubuyobozi bw'igihugu iri sutoni par ubuyobozi bw'igihugu gushyigikiwe n'ubuyobozi bw'igihugu. Noneho igihugu usobanura icyo barimo cy'u Rwanda. Noneho n'abanyarwanda bagiye nk'impunzi bariyo cyangwa abandi bagiye nyine bagiye gusuhuka banyamwigenda abo rero usanga barebana n'ingwe. Aha niho ngira ngo nsabe ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ubuyobozi bw'igihugu cyacu nibwo bushobora gutuma icyo kibazo kirangira hagati y'abanyarwanda. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu nibwo bushobora gufasha abanyarwanda kubana neza, ariko nibufashe bamwe ukavuga uti bariya ni abanzi, none mwebwe turabaha lemoye zose mubarwanya uko mushoboye kose. Ibyo ntabwo ari uburyo bwo kuyobora igihugu. Tukivuga ku gaciro k'umunyarwanda imbere mu gihugu no hanze y'igihugu, ese niba twabibonye ko hari abatinya kwitwa abanyarwanda hanze y'igihugu kugira ngo ibyo bakora bibashe kugenda neza, twabibonye ko hari abari mu gihugu bitwa abanyarwanda ariko bamwe na bamwe batabyishimiye kubera opportunities, amahirwe amwe na amwe batabona, bakibwira ati yaba nari umunyamahanga nari kubona menshi kurushaho. Ese ku bijyanye n'ibyangombwa by'inzira, kwa kundi umuntu atambuka ahantu ku kibuga cy'indege anyura ahantu yitwa umunyarwanda, ni bose banyurwa bishimira kwitwa umunyarwanda ukoresha ibyangombwa by'umunyarwanda? Mu makuru ufite? Amakuru mfite ni uko biterwa n'ibihugu. Hari ibihugu nka Afrique du Sud ushobora kujyayo ugasanga batangiye kuguhata ibibazo ufite pasiporo y'Inyarwanda, kuko batekereza bati uyu muntu ese ntiyabagenzwa no guhungabanya umutekano w'igihugu, nyine ahungabanya umutekano w'abandi banyarwanda bari hano. Ni muri Afrika gusa cyangwa ni Burayi hamwe namwe bigiye bimeze bityo? I Burayi biba iyo hari amakuru babonye ugasanga barimo kuvuga bati hari umunyarwanda uri hano
ukora muri ambasade urimo uhungabanya umutekano w'abanyarwanda b'impunzi dufite hano ugasanga hari ikintu ngira ngo nisabire ubuyobozi bw'igihugu cyacu uyu munsi nibagerageze gufata abana b'igihugu kimwe buryo uri mukuru niwo utanga indayabukuru ubuyobozi bw'igihugu cyacu butanga indayabukuru bufashe abanyarwanda bose bubafate kimwe ari abemera ubuyobozi bwacu ndetse n'abatabemera ariko bose babafate kimwe icyo kintu cyo gushaka gituma bavuga bati umuntu wo muri ambasade yarajya guhungabanya umutekano ugasanga bati umuntu bamuzahaye amasaha nagende cyonyine ntabwo bihesha ishema igihugu muri iyi minsi bisigaye bivugwa hari forum ejo bundi yabereye Oslo bavuga bati guverinoma y'u Rwanda izwi yuko ishimuta abantu b'abanyarwanda izi ko igenda yakicira abantu bayanyu batavuga rumwe nayo hanze ibyo bintu nge nabyumvishije birambabaza ndafani nta kundi kuntu twakora ku buryo igihugu cyacu kivugwa mu bundi buryo bwiza bari buze kuvuga wenda abayobozi bibuze kuvuga cyangwa abandi bigo batuka abantu bavuge bati ni abatavuga rumwe n'ubwo babikora ariko se nyine ku cy'abatavuga rumwe na leta ese ni ngombwa ko baba agrese ni ngombwa ko ibyo bikorwa bibakorerwa kugeza ubwo nyine ibyo bintu bigomba kuvugwa kuri kuyobozi bw'igihugu cyacu navuze iyo uri mukuru ni nawe utanga indayabukuru ntabwo ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwabigombye gukora ibikorwa hari abantu bagombye kuba bari mu nzego z'ubuyobozi bakora ibikorwa bigatuma bigahesha isura mbi igihugu cyacu abayobozi b'igihugu cyacu bagerageza gushaka uburyo n'abatabavuga neza bari hanze bashaka uburyo batanga indayabukuru kugira ngo haba uburyo abanyarwanda begerana kuko abanyarwanda birababaje bakuvuga ngo uyu ni muri ya diaspora ishyigikiwe na guverinoma uyu ni muri ya diaspora itavuga rumwe na guverinoma kandi bose ari abanyarwanda none se twibaze turi imbere y'abanyagihugu bo muri ibyo bihugu ese bo bazatubona gute bazadufasha gute bazadufata gute ugize uti muri buri gihugu harimo diaspora nyarwanda ebyiri harimo diaspora nyarwanda ebyiri diaspora rwose ya guverinoma inafite na biro muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga hakaba na ya diaspora y'abandi b'impunzi benshi uzasangamo n'abandi nyine batavuga rumwe n'ubutegetsi iyo yandi biti bigarasha indi bitwa ibigarasha bitwa intera hamwe iyo biti bigarasha itari ibigarasha yitwa iki abitari ibigarasha n'abana bakoze jenoside n'intera hamwe bafite ingengabitekerezo reka nkubwire izo mvugo zisigaye ziba mu naho diaspora yindi itari abo ngabo se yo kitwa iyi yitwa diaspora nyine ya guverinoma noneho rero tekereza muri mu gihugu kimwe abantu barimo bararebana iyo bavuga bati uriya n'uwahariya byonyine icyo gihugu mwagiyemo nk'abanyarwanda dutangamo iyihe sura ngasanga rero iyo sura nta bandi bantu bashobora kuyikuraho usibye ubuyobozi bw'igihugu cyacu nibwo bwonyine u Rwanda rugomba kugira abayobozi batuma abanyarwanda aho bari hose bumvikana badacikamo ibice ibyo kintu nicyo cyanatuma umunyarwanda uri hanze uwamaze kugwiza ubushobozi atihindura umugande cyangwa ngo uhindure umuzi wo muri Afrique du Sud hindura umuzuru hindura umuki akagira ishema ryo kwita umunyarwanda na business imaze gukura akavuga ati ese wagira icyo n'investisa mu Rwanda kuko abo banyarwanda bamaze kugira amafaranga hanze dukeneye ko investisa mu gihugu cyacu nabivuze ko igihugu cyacu gikennye ni amahirwe yo kugira ngo dukire ni amahirwe kugira ngo umunyarwanda agire icyo akora akire none abari hanze bagize amafaranga icyo kintu kitabayeho baza bakinvestisa mu gihugu cyacu baza bakinvestisa ejo bundi hari abantu twavuganye ntabwo ndivuga igihugu kuko bose bahita bambwira bati nyamuneka turavugana amahoro ngize ukabwira ukabivuga ugasanga tugize umutekano mukeya ariko arakubwira ati twe amafaranga dufite twakwifuje kuza kuinvestisa mu gihugu cyacu ariko niba turi hano hanze bakaduhiga ese nituyazana mu gihugu amafaranga yacu ese yo hari umutekano azagira twebwe se hari umutekano tuzagira ibyo bintu iyo mbyumvishe nge birambabaza kumva ko umunyarwanda uri hanze afite amaze no kuguza ubushobozi avuga ati ngewe nakwifuje kuza kuinvestisa mu gihugu cyacu sinzi niba nta mutekano nizeye wanjye nta n'umutekano nizeye kuri amafaranga nyine abanzanye mu gihugu ku gihugu gikennye ni igihombo gikomeye kuko abanyarwanda bari hanze nibo bakagombye gushyira amafaranga mu gihugu hano kuko aho bari bayabona bakayashyira hano mu gihugu rwa rubyiruko dufite rw'abashomeri b'abantu badafite akazi bakabona imirimo ariko umuntu akubwira ati nta mutekano wanjye nta n'umutekano w'amafaranga afite ubuyobozi bw'igihugu cyacu rero icyo kintu bugomba kugitekereza ni ikintu kigomba guhinduka nk'abanyarwanda twese nicyo tugomba gufatanya tugahindura hari umugabo kera wajyaga avuga ati abandi imana bahaye peteroli bahazaho na diyama twebwe yaduhaye gucunga neza ibya rubanda iduha amaboko y'abanyarwanda ese niba umunyarwanda uri hanze wifuza n'amaboko y'u Rwanda wifuza kuinvestinga gushora imari mu Rwanda iyo mari ikagirira akamaro abanyarwanda mu gihe abanyamahanga benshi bashora imari mu Rwanda amafaranga asubira iwabo iyo
nk'igihugu kidafite diyama, kidafite zahabu, kidafite peteroli, kidafite ikoranabuhanga rihambaye, kidafite za satelite, ibyo byose ngo kibicuruze, byo bicura iki, bigenda biti? No, ni ikibazo mpamvu nyine dukomeza kuba mu bukene, reka nkubwire ngo urugero rw'ibihugu bibiri nzi nka Denmark buriya nta bukungu bundi igira, ubukungu ni umutwe y'abana babo. Abana babo baragenda nibo usasanga buriya za software nyinshi ubona cyangwa ayo telefone abantu bakoresha cyangwa iki, porogaramu nyinshi zikorwa burya bene gihugu ukurikije bafite ubwene gihugu bw'aba Denmark. Abo bantu usanga bibera muri Amerika, bibera za Singapore, byose bakabikorera iyo ngiyo, bagahembwa mu mafaranga y'amadolari ariko bagahemberwa ku makonte y'iwabo, ari mu bihugu by'iwabo. Nko reba ndi hano mu Rwanda gahembwa mu mayero, nako ndi mu Bubiligi, ndi mu Bwongereza, ndi hehe, ugahembwa amayero ariko amafaranga afite muri konti mu Rwanda, ugafandira muri konti yo mu Rwanda. Ibyo bintu bituma na cya kibazo cy'amafaranga y'amadovize tugira kitabaho, kuko simbijyamo cyane n'ibintu bya ekonomi, ariko muri amafaranga ya export na import iyo bareba uburyo amafaranga yinjira mu gihugu cyo bita balance commerciale, naho bareba amafaranga igihugu gisohora nayo cinjiza, nayo y'akazi. Rero aje umuntu akaba ari hanze mu bindi bihugu ariko akaba ari yakorera, ariko amafaranga agemerwa amafaranga y'amadovize kandi akagemerwa kuri konti yo mu Rwanda. Ni amafaranga twagenda tujya tuvuga igihugu cyacu cyagize ikibazo cy'amafaranga n'ibiki, aho amafaranga ninjira. Dufite abanyarwanda bangana iki bakora hanze bashobora kuba bakora ibyo bintu, ariko iyo umubwiye icyo gitekerezo akubwira ati Ingabire nta security y'amafaranga yanjye, nanjye ubwanjye nizeye ntabwo ibyo bintu nabi. Mu gihe ubwo ari nabo mu gihugu bayabitsa hanze, nabo mu gihugu bakajya kuyabitsa hanze. Urumva rero ntabwo dushobora kuva mu bikenda kubwira Denmark ni igihugu gikize gikirishijwe n'ubwo buryo abene igihugu babo bakora, bajya kwiyensara mu bindi bihugu bagakoresha bwa bwenge bwabo bakavumbura ibyo bintu, Abanyamerika bakabigura bikitirirwa Amerika ariko aribo babikoze, ariko amafaranga akinjira iwabo agateza imbere igihugu cyabo. Umuti ni uwuhe rero tugana ku musozo? Umuti nta wundi, kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Mpora mbivuga Abanyarwanda bagomba kumva ko igihe cyose tudafite igihugu kigendera ku mategeko, dufite abantu bumva ko yica agakiza, akakubwira warakoze naranagukoresheje ndabizi, ariko kuko usa n'uwariye inka ntabwo nkiguhembye. Igihe tugifite abantu batekereza gutyo n'imikorere imeze ityo, ababikora ntibabifatire, ntibahanwe. Ariko gusa n'uwariye inka, icyo kintu nubwo uri ku mwanzuro, ibyo bintu byo kureba amasura bizacika ryari mu kino gihugu? Ni ikibazo dukomeye dufite muri iki gihugu. Uwariye inka agira kashe ku gahanga, ni gute umuntu ubivuga ahubwo se atabibazwa, adasobanuzwa icyo kintu yavuze? Ni icyo kibazo nyine dufite muri iki gihugu cyacu, ugasanga ahubwo hari abantu barimo bagerekereho ibyaha, ibintu batakoze, ibintu batavuze, bati Ingabire afite amacakubiri. Nta macakubiri ngira, buri munyarwanda wese afite uburenganzira bungana n'ubwo ndi munyarwanda muri iki gihugu cyacu. None se uwariye inka utagomba guhembwa, kuki batareba ko asa n'uwariye inka ngo bareke kumuha ako kazi kazatuma ajya kwishyuza kandi asa n'uwariye inka? Ntekereza ko uwo muntu umubwira gutyo amafaranga aba yarangije kuyashyira mu mufuka we, noneho agashaka impamvu yayindi izatuma wumva ugize ubwoba, kuko nk'umuntu wabimbwira ati ngo nahise nitinyira ko bandega ingengabitekerezo ngo ndekarama amafaranga. Urumva ni ikintu mpamagara n'Abanyarwanda, ikintu ufiteho uburenganzira bwawe, nta muntu ugomba kugukangisha ikintu icyo ari cyo cyose. Niba wakoreye amafaranga ukaba umaze amezi 2, 3 ukorera umuntu, agomba kuguhemba kuko ni amasezerano, yaba ari amasezerano yanditse, yaba amasezerano mwavuganye ku munwa, kuko nayo yaremwe mu mategeko. Uwo muntu agomba kuguhemba, ntacyo agomba kugukangisha ngo ugire ubwo buvuge ngo bavuze ngo nsa n'uwariye inka, batazambeshyira ngo hari inka z'abandi nariye, ugasanga batampembye, ugatangira kuvuga ngo ejo batazavuga ngo mfite ingengabitekerezo. Hari ibintu bigomba gucika muri iki gihugu. Ni ukuri ndabivuga mbabaye, kandi ndabivuga nsaba abayobozi b'igihugu cyacu ngo bahaguruke barwanye ibyo bintu. Ariko ese bo ntabwo babajwe nuko dukomeje kuba abakene. Uzi ikintu kimbabaza buri gihe, babazwa nuko turi abakene dufite Abanyarwanda n'abakozi. Abanyarwanda n'abakozi, ibyo mu bindi bihugu usanga Abanyarwanda bahungiyemo barakubwira ati Abanyarwanda abaturage banyu n'abakozi. Kuki dufite abakozi, abaturage b'abakozi bakajya mu bindi bihugu bagakora bakamera neza, mu gihugu cyacu bakagira inyota yo gusohoka? No kubera iki? Abayobozi b'igihugu cyacu icyo kintu nibakiteho, nibagitekerezaho, duhindure ikijyanye n'imiyoborere mu gihugu cyacu, tuvugurire igihugu cyacu. Dufite amategeko, nashyirwe mu bikorwa, yubahirizwa itegeko uko riri. Wowe uri mu kazi uvuga uti hano mpabereye umuturage, umve ko ubereye ako kantu umuturage, umve ko umuturage inshingano umufiteho ugomba kuzuzuza uko bikwiriye. Muzareba uburyo tuzateza igihugu cyacu imbere. Naho gusubirana ijabo ry'umunyarwanda byo bigasaba iki? Birasaba nyine ko ari uyobora ari n'uyoborwa, twese twumva ko dufite uburenganzira bumwe n'inshingano zimwe ku gihugu cyacu. Murakoze cyane, turashimiye Madame Victoire Umuhoza Ingabire. Namwe murakoze.
cyane.